bazazamurirwaho. Ese zavuze mwarazumvise? Abazumvise ni mumanike ibiganza turebe. Impanda ya mbere yavugijwe na Yohana umubatiza. By'ubusambanyi byarongeye birabakurura. Pawulo havuye, itorero ry'i Korinto rigira ibibazo byinshi. Hanyuma rero hava intumwa zijya gushaka Pawulo muri Efeso. Baramubwira bati kuva wagenda ibintu byarakomeye. Abakristo basubiye inyuma, bishoye mu byaha by'ubusambanyi bikomeye, kugeza ubwo Pawulo yavuze ngo ibyo mukora ntibiba no mu bapagani. Basubiye inyuma barenza igipimo. Aravuga ati kugira ngo umuntu arongore umugore wa se, ayo ni amahano akomeye. Icya kabiri, bacikamo ibice, baba bafana b'abayobozi aho kuba abakristo. Bamwe bakavuga bati genda uwa Pawulo, abandi bakavuga bati ndi uwa Kefa, uwo ni Petero, abandi bati twebwe turi ab'Apolo. Ndetse babwira Pawulo bati abantu batangiye kujya kuburanira mu bantu batizera. Barashinjanya abakristo b'i Korinto, bava mu rusengero bakagenda kandi birababaza. Sikubona abakristo babiri baburana umuganda rusange urangiye. Bakavuga bati hari abaturage babiri cyangwa umugabo n'umugore b'abapenekote, ingo zananiranywe, za zindi ziteza umutekano muke muri karitsiye. Umwe aririmba muri korari n'undi aririmba muri korari. Umuyobozi w'umudugudu akavuga ati umuganda rusange nurangira hano hari urubanza. Kabona rero ni abarokore bamwe begura za Bibiliya ku cyumweru bajya gusenga. Mureke tuba abakristo. Pawulo biramubabaza kugeza n'ubwo ababwira ati se ni jye wababambiwe se? Ni Kefa se wababambiwe? Na Apolo se? Jyewe narabibye, Apolo arabagara, Kefa aruhira, ariko Kristo niwe Mana ikuza. Mureke kuba abafana b'abantu. Pawulo rero arabandikira, ageze kuri uyu murongo wa 16 n'uwa 17 arabibutsa, ababwira ko ari insengero. By'ukuri simbagushe, hari inyigisho tuba twaramaranye nazo imyaka myinshi, bakatubwira bati Kiliziya ni inzu y'Imana, urusengero ni inzu y'Imana. Ntawe ugeramo ngo avuge, ukandagira buhoro cyane kuko wageze aha ho harya ngo hitwaye. Aha hitwa hera. Mbese rwose no kubona umuntu yahurira akahaza ngo atarabisigiwe bikaba amahano. Ntago nziruye iby'urusengero, munyumve neza, koko inzu yitiriwe gusengerwamo ibigomba guhabwa gahunda n'amabwiriza. Ariko nanone kumva ko aha hantu Imana ari hiba, ese ubaha nta Satani ibamo? Ubu iyo tugeze hariya twinjiye aha, tuba dusize Satani, dusanze Imana. Igihumbi 1994 jenoside ikorerwa abatutsi, hari inyigisho nyine twese twari twarumvise. Umuntu rero akumva ko nagera mu rusengero, nagera mu Kiliziya, arabasanze Imana, nta bicanyi bashobora kumusangamo. Ibyo byatumye na jenoside irangiye abantu bagwa, banga Imana, bazinika insengero, bavuga bati Imana ko twayisanze mu rusengero
hidutabare. Bari barafashe neza ku rusengero ari inzu y'Imana, ari ubuturo bw'Imana, bakavuga bati nitugeramo uburinzi Imana iraturinda. Kandi bazigiyemo intera hamwe zinjiramo zirabica, abandi zibarunduriraho kiliziya n'amasengero, ndetse kugeza ubwo insengero n'ibiriziya bimwe babihinduye urwibutso, abantu bagashishira ngo ariko se buriya ngo ariko urashishira iki? None se ntibiciwemo? Iby'ukuri dukwiye kumenya nyakuri, urusengero n'uruhe Imana ibamo. Ntago shaka kuvuga ko tutazubaka insengero nziza nini, ariko niyo twakubaka iza zahabu ntibizaba bivuze ko Imana irurimo. Imana ishobora kurubamo kuko ari jye wayizanye, ariko nuzana na Satani izarwinjiramo. Urusengero rwa mbere rwabayeho mu mateka Abisirayeli nabo batari baruzi, ni ihema ry'ibonaniro. Imana yategetse Mose ko yubaka cyangwa yiremera ihema ry'ibonaniro bageze mu butayu. Mose yari umuyobozi w'Abisirayeli wahamagawe n'Imana, iramutoranya, yumva ijwi ryayo arayitaba. Niyo yayoboraga Abisirayeli, amabwiriza yayavanaga he? Mu ijuru. Haleluya, haleluya. Abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Amabwiriza yayavanaga mu ijuru. Se bujya amabwiriza nyavana he? Ntago Mose yayoboraga itorero ayoboza ibitekerezo bye. Imana niyo yavugaga ngo uraca, ikongera ikavuga ngo uraca. Kandi nawe yari yarabwiye Imana ati turajyana, nitutajyana nawe ntago nzava. Imana ibwira Mose ngo nzajyana nawe kandi nzakuruhura. Mose rero agiye kumva, yumva Imana iramubwiye iti nyubakira ihema, nyubakira urusengero, ndemera ubuturo bwera. Imubwira materiyeri, imubwira ibintu byose, imubwira ingano, kandi irangije ifata umwuka wayo iwushyiramo abagabo babiri ngo babe abayenjeniyeri b'ibitangaza. Nibo bari bashinzwe gukora dezayini no kwereka ibipimo Mose. Rwari urusengero rwapimwe n'ijuru. Haleluya, haleluya. Kandi Imana iramubwira ngo impamvu ni ukugira ngo nze nture hagati muri bo. Abisirayeli baturaga bakikije ihema, buri miryango yose igatura ikikije ihema. Iryo hema ry'ibonaniro cyangwa urwo rusengero rwa mbere mu mateka rwari rufite uko rwubatse, kandi buri kintu cyose cyari kigize iryo hema n'uburyo rwari rwubatse bwari ubuhanuzi muri Kristo. N'uwashaka yavuga ngo uwo yari Kristo. Ihema ryose ari urugo, ari imbariro zari zifite icyo bivuze ku itorero, ari mu rugo, ari materiyeri zose zarimo, igicaniro cy'ibitambo, igikarabiro, ibitereko by'amatabaza, imitsima yo kumurikwa yahoraga ishyushye, byose byari bifite icyo bivuze. Kandi ngo iyo wareberaga ihema inyuma ntiwabonaga ari ryiza, ariko iyo waryinjiragamo, Yesu ashimwe, Imana yari yaravuze ngo ikintu cyose cyo mu ihema gisigirizwe izahabu nziza. Iyo wareberaga ihema inyuma ntiwigeraga umenya ubwiza bwabyo. Byari ubuhanuzi kuri Kristo ngo umuntu uryoherwa na Kristo akumva impumuro ye n'uwamwinjiyemo.
naho iyo umwumviye inyuma ukamurebera inyuma ukabona abantu bafite ibitabo n'indirimbo ukabona wibaza, ariko mureke twinjire muri Kristo. Amen. Nibwo tuzumva uburyohe bwe. Uru rusengero rwaragendanwaga, eglise mobile, bararuteruraga bakarujyana bakongera bakarushyira ahandi, biterwa n'aho Imana yabanyuzaga, kandi niyo yababwiraga iti mwubake cyangwa musenye. Hari abari bashinzwe kubikora, bari bararobanuwe mu muryango wa Aroni. Abo nibo bonyine bari bashinzwe kuba abatambyi. Ba mu gitondo nababwiye ngo ubu kuba pasiteri biroroshye. Icyo gihe byari bikomeye. Ushaka kuzaba pasiteri azaze mubwira uko babigenza, ukaba pasiteri biroroshye rwose. Imiryango ya bene Yakobo yigeze ibwira Mose, ariko ni gute abatambyi bagomba kuva mu muryango umwe? Twebwe ibi ntitwabishobora. Ariko niko Imana yari yarabigennye. Imana rero izi gukemura impaka. Ugira ngo hari igihe abantu batarwaniye ubuyobozi, sinzi ikibamo, habamo ikintu, ariko hari abajya bambaza batariko itorero kuri umusaza, itorero rya mbere, hari abavuga bati itorero rya mbere. Igihe ibibazo bitabaye ni ryari? Ubu se ntago ari kera, si imbere ya Kristo? Bashwaniye ubuyobozi, babwira Mose bati n'indi miryango igomba kuvamo abapasiteri. Mose ariko kuko yavuganaga n'Imana, haleluya, abaza Imana ati ndarukemuranye ko abantu bose bashaka kuba abapasiteri. Imana ibwira Mose iti kugira ngo impaka zikemuke, bwira abo bantu babiburanira, maze buri muryango uzana inkoni yumye, uzihambira uko ari 12, buri nkoni wakandikaho izina ry'umuryango wa bene Yakobo, maze uzijyane mu ihema ry'ibonaniro. Mu gitondo bazinduke bahagarare ku muryango w'ihema, nawe winjiremo uzane za nkoni. Iyo ubona yarabije uburabyo, iyo ngiyo niyo nyirayo azaba umutambyi iteka ryose. Mose ati ngaho rero niba mushaka ubupasiteri, sijye wabuhaye bene Aroni, ni Imana yabikoze, nimuzane inkoni. Barazizana. Uhagarariye Rubeni akayandikamo ngo famiye Rubeni, Gadi, Nafutali, Ashera, barandika. Maze Mose arazifata azijyana mu ihema ry'ibonaniro. Tekereza ko iryo joro batasinziriye, barara bari maso bati turi buzinduke turebe. Maze Mose yinjiye mu ihema, afata wa muzingo w'inkoni, babona hari yaturitse uburabyo. Pana nk'ubu ngubu, ni uburabyo bufite ubuzima, bivuga ngo Imana itanga ubuzima. Icya kabiri bivuga ngo Imana ikemura impaka. Ibaze nawe kugira ngo inkoni yumye irabye uburabyo. Mose arazihambira, arazihambura, kajya hamagara buri zina. Fata inkoni yawe, wapi ntiyarabije. Fata inkoni yawe, wapi ntiyarabije. Maze ngo inkoni yabo kwa Aroni, haleluya haleluya, babona yarabije uburabyo. Ariko ibyo bintu Imana yabigaruye nko muri iki gihe, ntibyakemura za mpaka zose zirimo zigibwa ibitangazamakuru byandika. Abandi bose barihanagura, baravuga bati ntituzongera gutera iki impaka, turagiye. Iyo nkoni yashyizwe mu isanduka y'isezerano,
kandi bashyiramo ibisate by'amabuye byanditseho amategeko Mose yamanukanye kuri Sinayi, bashyiramo na manu kugira ngo ibe urwibutso iteka ryose ko Imana yagaburiye Abisirayeli batahinze batasaruye. Niyo manu yahishwe, izindi zose zaraboraga ariko iyo manu ntiyaboraga. Kandi Imana irangije iravuga ngo iri hema igihe icyo ari cyo cyose mugiye kuriterura, uru rusengero igihe cyose rugiye kwimuka, nzajya mbereka ibimenyetso. Hari igicu cyabagendaga imbere, nijoro kigahinduka inkingi y'umuriro, ku manywa kigahinduka inkingi y'igicu. Iyo Imana yashakaga ko ihema baryimura, igicu kigiye kugenda, hari ibimenyetso abari babishinzwe babonaga, maze babibona bakavuza impanda 7. 6 zitwaga impanda zo kubiteguza, kuko aho bari batuye mu mahema bajyaga batawanyika bakahava bakajya ahandi. Byari ngombwa rero ko igicu kiri buhaguruke bose bagize gute, bahageze. Abagiye gutashya abagiye. Impanda ya 7 rero niyo yitwaga impanda y'imperuka. Pawulo niyo mpamvu yabwiye Abakorinto ngo impanda y'imperuka izavuga koko, abapfuye bazuka ubutazongera kubora. Pawulo yarazi ko izavuga akiriho, aravuga ngo natwe duhindurwe. Iyo 6 zavugaga, nta Mwisirayeli n'umwe wabaga ari aho yatawanyikiye. Babaga baje bahambuye amahema yabo, bazinze utuntu twabo, bicaye bategereje ko impanda y'imperuka ivuga bakagenda. Kera niga muri primaire, twe twagiraga abo bita ba maître principal, ngira ngo ubu ni ba directeur. Twinjiraga 2:00 kandi twagendaga urugendo rwa kure. Icyo gihe rwose igihugu nticyari giteye imbere, umuntu yakoraga ibirometero byinshi ajya ku ishuri. Iyo rero 2:00 yaburaga iminota 15, hari ingoma maître principal yitwaga Nkubiri Froduwayi yari yarashizeho bavuzaga iyo ngoma, bari barayise ngo ni Batarura Inzega. Iyo umurishyo wayigeragaho wabwirwaga nuko abanyeshuri bose biruka, nk'umuririmbyi wakerewe repetition, ubundi nujya gusenga ukabona abiruka, jya umenya ko abenshi ari abaririmbyi. Iyo wahageraga umurishyo wanyuma 2:00 igeze, we ntiwinjiraga mu ishuri. Kera barakubitaga ngo ubu ntibakubita. Ubwo wabaga witeguye kuzirya. Impande 6 zavugaga nazo zitwaga Batarura Inzega. Iya 7 yagombaga kuvuga bose bahageze. Ugize ibyago ukahagera ugasanga ihema n'igicu byagiye, ntiwari kumenyaho berekeje. Kandi no mu Isezerano Rishya ni 7 zigomba kuvuga. Haleluya, haleluya. Izo nizo mu Isezerano rya kera. No mu Isezerano Rishya hagomba kuvuga impanda 7. Iya 7 rero niyo y'imperuka, akaba ariyo tuzazamurirwaho. Ese zavuze mwarazumvise? Abazumvise ni mumanike ibiganza turi. Niyo mpamvu mu gitawanyika, ubundi rwose twagomba kubaho hari utwaha tutacyatu. Mu Isezerano Rishya
hagomba kuvuga impanda zirindwi, hamaze kuvuga enye, eshatu zizavugira icyarimwe. Impanda ya mbere yavugijwe na Yohana umubatiza. Iyo ni impanda ya mbere yavuze. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 3, murongo wa mbere, haravuga ngo mwijya kuhasoma mukurikire, uwandika yandike. Iyo ni impanda ya mbere yo mu isezerano rishya. Haravuga ngo icyo gihe Yohana umubatiza araza batiriza mu butayu, aravuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Iyo ni impanda ya mbere. Abisirayeli bari baraguye, baragoretse inzira z'Uwiteka. Murabizi ko muri Bibiliya hari urupapuro rugabanya isezerano rishya n'irya kera rutagize ikintu cyanditseho. Iyo ni imyaka 400 yabayeho Imana itakiri muri Isirayeli, ntazwi, ariko idini rikomeje gukora. Kugira ngo ni igitangaza se ko idini ryabaho kandi Imana idahari. Abatambyi baratambaga, ibintu byarakorwaga, ariko ngo bari baragoretse inzira z'Uwiteka. Impanda ya kabiri ivuzwa na Yesu ku giti cye. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 4, umurongo wa 17, atangiye kwigisha bwa mbere, yigishiriza i Kaperinawumu. Nawe nta rindi jambo yatangirijeho, ni ukwihana. Kwihana abakristo barabyanga. N'umuntu ushinzwe discipline muri korali bose baramwanga. Kubwira umuntu kwihana, aragusharirira pe. Ungendaho mugize amahirwe mwabona baba. Impanda ya gatatu yavugijwe na Petero igihe yari amaze kubatizwa mu Mwuka Wera. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2, umurongo wa 37 n'uwa 38, baje baramubaza bati tugire dute? Nta kindi yababwiye, yarababwiye ngo mwihane. Iyo ni impanda ya kangahe? Ya gatatu. Impanda ya kane uzayisanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe, ibice 22, umurongo wa 17, haravuga ngo umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi umuntu wese wumva nawe nahamagara ati ngwino. Erega ubu irimo iravuga, nanjye ndimo ndagira nte? Ndahamagara. Torero nimuhamagare, nimubwire abantu bihane. Umwuka nawe ari guhamagara akabwira ngo abantu bihane. Izo ni impande enye zamaze kuvuga, kandi abakristo ntibabimenye. Narababwiye ngo, cyangwa nababwiye ngo, iya nyuma ariyo ya 7, ni 3 zizavugira rimwe. Uzasome mu rwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike ba mbere, ibice 4, umurongo wa 16, haravuga ngo kuko umwami ubwe azaza arangurura ijwi rirenga. Iyo ni imwe. N'ijwi rya marayika ukomeye, iyo ni iya 2, ndetse n'impanda y'Imana. Izo ni 3 zizavugira rimwe, zuzure 7, itorero rizamuke. Haleluya, haleluya. Ijwi rirenga rya Yesu rizatuma abantu bose bapfiriye muri Kristo, waba warajugunywe mu mazi, baba baraguseye, numva ngo hari proje yo kujya badusya, nta kintu bimbwiye, baba urupfu rwari rwo rwose n'uburyo bwose uzaba warahambwe, Yesu narangurura ijwi rirenga, warapfiriye muri Kristo, uzumva ijwi rye uhereko uzuke. Munsi yazuraga Lazaro ngo yaranguruye ijwi rirenga. Hari uwanditse ngo iyo Yesu yibeshye akavuga ngo wantumbiwe, ngo intumbi zose zapfuye zari kuzuka,
ariko kuko yashakaga kuzura Lazaro wenyine, yatuye izina rye aravuga ngo Lazaro, aho yari ari mu buturo bw'abapfuye abwira abandi ati umwami arampamagaye. Iryo ni ryo jwi azarangurura. Iyo ni impanda imwe mu mpande eshatu zisigaye kandi zizavugira rimwe. Iya kabiri ngo ni ijwi rya marayika ukomeye. Iri jwi rya marayika ukomeye rizeza ikirere kugira ngo inzira itorero rigiye kuzamurirwamo ibe nyabagendwa. Yesaya yarabibonye aravuga ngo dore hazaba inzira nyabagendwa kandi iyo nzira izaba ari inzira yo kwera. Aravuga ngo abagenzi niyo baba ari abaswa ntibazayiyoba, kandi ngo nta giteye ubwoba kizaba muri iyo nzira, ngo izaba iy'ababandi. Iryo jwi rya marayika ukomeye rizatuma ya myuka mibi yo mu kirere ihanuka, maze inzira yezwe, itorero ribe nyabagendwa. Bene data muri Kristo, tuzimuka mu isi tugera iwacu. Naheza twubakiwe n'umukiza. Ni ukuri impanda ya Kristo izavuga, kandi abera bazazamurwa. Tureke gukina, mureke dukizwe, tuba abakristo bakwiye. Ibintu tubyegeranye, dutegereze ko impanda y'imperuka izavuga. Naho impanda y'Imana ni impundu zizavuzwa n'abo mu ijuru, itorero rigezeyo. Haleluya, 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 haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Dawidi amaze kuba umwami, Abisirayeli bageze mu gihugu, rwa rusengero rugendanwa barujyanye i Shilo. Ihema abariho riba, Imana abariho iba. Umuntu wese washakaga kujya kureba Imana yakoraga urugendo akajya i Shilo. Nicyo cyatumye wa mugore ari hajya gusabira umwana. Ariko ubu ntitugikora urugendo, tubihera Imana icyubahiro. Urusengero rwaraje ruri mu mitima, ntiruri kure. Dawidi amaze kwima ingoma, ahiga umuhigo, aravuga ati se ubu koko ndaba mu nzu y'ikitabashwa, Imana yanjye ikomeze ibe mu ihema. Imana iramubwira iti Dawidi, ugize neza, urusengero wirunyubakira, ibiganza byawe byamennye amaraso menshi, ahubwo ku ngoma y'umuhungu wawe nzashyiraho ihumure, niwe uzanyubakira urusengero. Salomo amaze kwima ingoma, Dawidi apfa mu bintu yabwiye Salomo. Icya mbere, Salomo mwana wanjye ujye umenya Imana ya so. Icya kabiri, nahize umuhigo, sinawuhiguye, Imana yarambujije, ni wowe uzubaka urusengero. Icya gatatu, amubwira bazamuhorera. Aravuga ati ntibazamanuka n'imvi bishimye. Urumva Dawidi yari umurwanyi cyane, ntiyari yoroshye. Amubwira umugaba we w'ingabo, amubwira. Salomo amaze kwima ingoma rero, icyo yakoze koko yubatse urusengero. Bibiliya iravuga ngo agiye kurutaha atamba ibitambo 1000, maze ngo Imana iramanukiza mu rusengero. Ihageze rero birangiye ibwira Salomo ngo nturebe iyi nzu ko ari ndende kandi ko ari nziza, nuteshuka ukava mu mategeko yanjye ukanyimura ukajya mu bigirwamana, iyi nzu nzayivamo kandi izasenywa, kandi hazaba iciro ry'imigani. Umuntu wese uzahanyura akareba uko hameze azajya yimyoza ngo hanyuma babaze ngo ni iki cyatumye uru rusengero n'aha hantu hamera gutya. Ngo bazasubizwa ngo nuko bimuye Imana yabo bakimika ibigirwamana. Erega Imana ishobora kuza, ishobora no kugenda, hari ibiyizana hari n'ibiyijyana. No kwitonda. Salomo yaje kugwa,
arongora abagore 700 n'inshoreke 300, 1000 kiruzuye. Bagabo baragwira. Niyo mpamvu uzasanga Salomo ari uvuga iby'abagore ababi n'abeza arabazi, kavuga ngo uburanga ufite umutima mubi ngo ni nk'ikizuru cy'ingurube ngo bashyizemo urupeta rwa zahabu. Iby'ukuri ntago yakomeje amategeko y'Imana, ahubwo yarayimuye. Salomo yanditse ibitabo 3 muri Bibiliya. Icya mbere ni icy'imigani, yacyanditse akibana neza n'Imana. Icya kabiri ni indirimbo za Salomo, acyandika yaraguye. Yabenzwe n'umukobwa umwe bari bamurambagirije Shunemu. Ni nayo mpamvu abashyize ibitabo bya Bibiliya ku rutonde bageze ku gitabo cy'indirimbo za Salomo baba bitonze kugishyira kuri Bibiliya. Baravuga bati iki gitabo kirimo ibintu by'inkundo gusa. Mujya mubona ko abasore n'abakobwa ari cyo basoma kugira ngo babone amagambo yo gushyira he. Mazi menshi ntiyazimye urukundo, inzuzi nyinshi ntizarurenga hejuru. Ariko baje guhishurirwa n'umwuka w'Imana ko cya gitabo burya kirimo ubuhanuzi. Umukobwa w'umushunemukazi ashushanya umugeni wa Kristo, naho umusore wamurambagizaga wari umwungeri wo mu misozi yahanuraga Kristo. Salomo wari waraguye cyari icyegeranyo cyangwa yarepresentaga Satani. Ariko umukobwa w'umushunemu abenga Salomo, nubwo bamujyanyeyo bakamwereka ibitanda by'amahembe y'inzovu, bakamwereka amazahabu yose yo kwa Salomo n'abagaragu n'abaja, aravuga ati umukunzi wanjye ni nk'umutapuwa wo mu ishyamba, ati nicaye mu gicucu cye nezerewe, amatunda ye arandyohera. Mureke tujye dusoroma amatunda y'Umwami. Igihe kigeze Salomo nawe yavuyeho, hima umuhungu we Rehobowamu. Rehobowamu rero ageze ku ngoma, amateka aravuga ngo yahise ahamagara abasaza, arababaza ati nzayobore nte? Abasaza baramubwira bati so yadukoresheje uburetwa, twubatse urusengero turavunika. Nyamuna Salomo, nyamuneka Rehobowamu uzicishe bugufi, uzahamagare rubanda urubwira uti sinzongera kubavunisha, sinzabakubita inkoni data yabakubitaga. Rubanda urugushe neza, uzayobora neza mu mutekano. Ati nimugende ndumvise. Arangije rero ahamagara abasore b'urungano rwe bari bavanye kuri kaminuza, arababaza ati nyobore. Abasore bati abasaza bakubwiye ngo iki? Salomo avuga uko babwiye ati ya baba, abantu utabakubise ntiwabakira. Bagusuzugura ubabwira uti data yabakubitaga inkoni, nge nzabakubita sikoropiyo, kandi uburetwa nzagira nte? Nzabukuba kabiri. Maze ahamagara rubanda Rehobowamu bakojeje inkuru, bose baragumuka bati ubundi duhuriye he n'abantu bo kwa Dawidi? Ugiye gukuba inkoni inshuro 2, uziyobore wenyine. Dayeri hari umuntu Imana yavuzeho twumva, hari uwitwaga Yerobowamu, yari umugaragu wo kwa Salomo, yaraharerewe. Rimwe umuhanuzi Ahiya aramuhanurira, afata umukenyero awucamo ibice 10, arawumukenyeza, aramubwira ati uzayobora imiryango 10 y'Abisirayeli. Kwa Salomo babyumvise bagiye kumufata, arahunga aragenda. Abisirayeli bati hari uw'Imana yavuzeho twumva. Baragenda bazana Yerobowamu, baramwimika. Yerobowamu arabazamukana abajyana mu gice cya ruguru, igice cy'epfo gisigarana imiryango 2, Yuda na Benjamini. Bose nta wakoreye Imana, barayimuye. Abami bose uko bagiye bakurikirana
kugeza ubwo Imana igice cya ruguru igiteza Abashuri, icyepfo igiteza Nebukadinezari. Urusengero rugira gute? Rurasenywa. Ariko mbere y'uko rusenywa, umuhanuzi Ezekiyeli yari yarabonye abakerubi b'abamarayika ngo binjiye muri rwa rusengero bajyana ubwiza bw'Imana mu nziga z'amababa. Imana irigendera. Igihe barusenyaga nta Mana yabagamo. Murabizi ko rwaje kongera kubakwa nyuma y'imyaka 70. Zerubabeli azana icyiciro cya mbere, Ezira azana icya kabiri, Nehemiya azana icya gatatu, bubaka inkike n'amarembo barazirangiza. Urwo ni rwo Kristo yahasanze. Ariko rwari rwarongeye gusanwa na Herode yiyamamaza ngo Abayahudi bamukunde. Muri Matayo 24 nirwo beretse Yesu abigishwa, arababwira ngo ntihazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Rwongeye gusenywa muri 70 n'Abaromani. Ingabo ziyobowe n'umujenerali bita Titusi araza kuraho urusengero, asiga Miridostonoma, n'ubu urusengero ntirurubakwa. Abayahudi nta rusengero bafite, basengera ku rukuta rw'amaganya. Ni Miridostonoma yari igize urwo rusengero. Reka nsoze. Kuki rwasenywe? Hari hagiye kubaho urundi rusengero rw'isezerano rishya. Haleluya, haleluya. Ese uru rusengero n'uru? Kandi uru ni rwizara, ntirwaba rurura? Ndagira ngo mbabwire, Imana iba mu rusengero rumwe, ntabwo iba mu nsengero nyinshi. Izo ni insengero zose uko zagiye zikurikirana. Pawulo yibutsa Abakorinto, arababwira ati nubwo mufite aho musengera, ariko urusengero ni mwebwe. Turashimira Umwami, turashimira Imana, haleluya, haleluya, ko yatugize urusengero rw'Imana. Bibiliya iravuga ngo izagendera muri twe, izatura muri twe, izaba Imana yacu, natwe tuba abantu bayo. Iyo wakiriye Yesu nk'umukiza n'umucunguzi, uba ubaye urusengero rw'Imana. Niyo uryamye mu buriri, ubu uri urusengero ruryamye mu buriri. Niyo ugenda muri karitsiye, niyo ucuruza, niyo uri mu biro, ugomba kumenya ko uri urusengero. Inyuma y'urusengero hari abantu bumva bakizwa bageze mu rusengero, ngo bageze mu nzu y'Imana, bageze ahera. Ariko bagera mu masoko aho bacururiza bakaruca. Yarenga umupaka bwo yagera Dubai, kagira ngo yageze aho Imana itaba. Yakurira indege yagera mu bihugu by'inyuma y'inyanja. Bibiliya ivuga ngo iki? Niyo wajya munsi y'urutare, Imana irahari. Hari umugore wacuruzaga mu isoko, agahora atongana arwanira abakiriya. Umunsi umwe aravuga ati yokoyo we, ati cyazampa impandi kavuga ntari hano mu isoko. Niwe uzagena aho impandi izavugira uri, ahubwo izavugira uri aho mu isoko. Nugera mu isoko uzagwa, maze wongere gukizwa ugeze mu rusengero, kandi urusengero ari wowe. Twari dukwiye kumenya ko iminsi yacu yose y'ubuzima, ko Imana yaduhinduye iki? Ubuturo. Uru rusengero narwo ruzakurwaho igihe impanda ya Kristo izaba ivuze. Urusengero rwo mu isezerano rishya rw'igihe cy'abanyamahanga ruzaba rurangije manda yarwo. Niyo mpamvu bazongera bakubaka rwa rusengero rw'Abayahudi, maze agakiza kakisubirira muri Isirayeli. Muntu wese uzajya ushaka Yesu, itorero ryaragiye, azajya abanza, azajya atega indege. Niko umuhanuzi yahanuye ngo icyo gihe ngo nibazajya babona Umuyuda, ngo bazajya bamufata igishura, ngo bamukurikire bati turajyana, kuko agakiza kaje iwanyu kazasubirayo.
iki ni igihe cy'abanyamahanga. Uyu ni umunsi wawe, uyu ni umunsi wanjye. Turacyafite amahirwe. Iyi tariki ya 19 Imana yakuraritse. Niba waraguye ugasubira inyuma, Imana ikakuvamo ikagenda nk'uko yavuye mu rusengero rwubatswe na Salomo, haracyari amahirwe. Ongera uvuga uti garuka, kandi umwuka iyo yakuvuyemo urabimenya. Hari uwaririmbye ngo nubona kutakigira urukundo ngo ujye umenya ko umwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri, uvuga uti garuka. Iyo Imana itujemo turabyumva, niyo twayitakaje tukabimenya. Ntiyavuyemo ntiyagiye, haracyari ibyiringiro. Yesu aracyari iburyo bw'Imana, aracyadusabira. Urambura ikiganza cyawe usaba umwami uti ngarukaho. Hari abandi batari bakizwa, ndaguhendahenda kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo uyu munsi nawe uhinduke urusengero, ubuturo bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Yesu nta forusa, nta sunika, arakomanga ngo niwumva ijwi rye ugakingura azinjira iwawe musangire. Mwakira ijambo ry'Imana. Turarike n'ubundi umuyobozi wa gahunda yigiye hino Nyasa dufashe gusenga, kandi niba uri hano wumva hari icyo wemezwa n'umutima wawe, erega iyo wasubiye inyuma urabyumva, niyo utari wakizwa urabimenya. Ariko Imana yakurarikiye kugira ngo wongere wemerere ubuntu bw'Imana buze buguturemo, ubu urusengero rwa Kristo Imana igenderamo, wongere uhinduke urusengero rugendanwa nk'urwo mu butayu. Imana ibahe umugisha, Imana ibarinde mu izina rya Yesu. Amen. Amen.
ndinda wa mubi ibyantwazaga igitugu yarabimbatuye n'igihome cyanjye njya mwishamo naterwa na Satani ngahanwa n'inshuti Yesu azantabara ngeze mw'ijuru yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi anyurura ambabaye ankiza amakuba amaganya yanjye ajya yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi anyurura ankiza amakuba amaganya yanjye ajya yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi ntazasiga nk'imfubyi ntazampemukira mpora mbeshwaho no kwizera gusa ubwo ngotesheje ingabo ntacyo gitinya pe ajya ntungisha amano yo mw'ijuru ntazasiga nk'imfubyi ntazampemukira mpora mbeshwaho no kwizera gusa ubwo ngotesheje ingabo ntacyo ngitinya pe ajya ntungisha amano yo mw'ijuru njya nkumura wa munsi nzagera mw'ijuru nzanezerwa nimureba mu maso yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi njya nkumura wa munsi nzagera mw'ijuru nzanezerwa nimureba mu maso yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi Yesu anyurura ambabaye ankiza amakuba amaganya yanjye ajya yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi anyurura ambabaye ankiza amakuba amaganya yanjye ajya yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mw'isi